Yesu z'agaciro kacu, yubaka umutima wa buri muntu wese, aduha fondasiyo y'agakiza mw'isi. Imana yitegereje ikiremwa muntu, iduha umwami Yesu z'agaciro kacu, yubaka umutima wa buri muntu wese, aduha fondasiyo y'agakiza mw'isi. Dufite ishimwe twese kubera Imana yaduhaye umwami Yesu nk'impano yacu. Umuntu wese ahanara akagira ijambo, tugakundana tutarebye ku bindi. Dufite ishimwe twese kubera Imana yaduhaye umwami Yesu nk'impano yacu. Umuntu wese ahanara akagira ijambo, tugakundana tutarebye ku bindi. Abahuye n'ibibazo nimwihangane, iyabanye namwe n'ubundi ntiyapfuye. Ibiteye ubwoba ntacyo bizabatwara, muhumure Yesu ari mu ruhande rwanyu. Abahuye n'ibibazo nimwihangane, iyabanye namwe n'ubundi ntiyapfuye. Ibiteye ubwoba ntacyo bizabatwara, muhumure Yesu ari mu ruhande rwanyu. Dufite ishimwe twese kubera Imana yaduhaye umwami Yesu nk'impano yacu. Umuntu wese ahanara akagira ijambo, tugakundana tutarebye ku bindi. Dufite ishimwe twese kubera Imana yaduhaye umwami Yesu nk'impano yacu. Umuntu wese ahanara akagira ijambo, tugakundana tutarebye ku bindi. Kugira ngo Imana izaduheshe agaciro, twiyegereza abahuye n'ibibazo, dukiranuke kandi tugire urukundo, nibwo ibyo dukora bizagira agaciro. Kugira ngo Imana izaduheshe agaciro, twiyegereza abahuye n'ibibazo, dukiranuke kandi tugire urukundo, nibwo ibyo dukora bizagira agaciro. Dufite ishimwe twese kubera Imana yaduhaye umwami Yesu nk'impano yacu. Umuntu wese ahanara akagira ijambo, tugakundana tutarebye ku bindi. Dufite ishimwe twese kubera Imana
twese kubera Imana yaduhaye umwami Yesu nk'impano yacu. Umuntu wese hano arakagira ijambo, tugakundana tutarebye ku bindi, tugakundana tutarebye ku bindi, tugakundana tutarebye ku bindi. Hari umwishingizi mituwere do sante, hakaba Sorasi umwishingizi nyawe, hakaba na Yesu umwishingizi burundu. Byose ni ngombwa ariko cyane Yesu, kuko ahandi hose mu mwaka urahora, iyo udafite Yesu urahora ugahomba. Hari umwishingizi mituwere do sante, hakaba Sorasi umwishingizi nyawe, hakaba na Yesu umwishingizi burundu. Byose ni ngombwa ariko cyane Yesu, kuko ahandi hose mu mwaka urahora, iyo udafite Yesu urahora ugahomba. Yaje gutabarana bwareba uburanga, ntareba aho utuye cyangwa se aho uvuka, areba umutima ukiranutse cyane, cyitwa karandebe karanda bihunga. Ukaba umugosi kubera gusenga, mana yabireba ikakongeza amanda. Yaje gutabarana bwareba uburanga, ntareba aho utuye cyangwa se aho uvuka, areba umutima ukiranutse cyane, cyitwa karandebe karanda bihunga. Ukaba umugosi kubera gusenga, mana yabireba ikakongeza amanda. Yakubwiye kera kiza gutabara, kandi uwitabaye atabarwa atabawe. Amarira yose warize mu butayu, akaba ubutunzi binote bikaza. Yakubwiye kera kiza gutabara, kandi uwitabaye atabarwa atabawe. Amarira yose warize mu butayu, akaba ubutunzi binote bikaza. Yaje gutabarana bwareba uburanga, ntareba aho utuye cyangwa se aho uvuka, areba umutima ukiranutse cyane, cyitwa karandebe karanda bihunga. Ukaba umugosi kubera gusenga, mana yabireba ikakongeza amanda. Yaje gutabarana bwareba uburanga, ntareba aho utuye cyangwa se aho uvuka, areba umutima ukiranutse cyane, cyitwa karandebe karanda bihunga. Ukaba umugosi kubera gusenga, mana yabireba ikakongeza amanda. Ubuzima bwawe ukeneye ubutabazi, kandi ugutabara ahora hafi yawe. Nta wundi ni Yesu wapfuye akazuka, izere burundu akubera umutabazi. Ubuzima bwawe ukeneye ubutabazi, kandi ugutabara ahora hafi yawe. Nta wundi ni Yesu wapfuye akazuka, izere burundu akubera umutabazi. Yaje gutabarana bwareba uburanga, ntareba aho utuye cyangwa se aho uvuka, areba umutima ukiranutse
wagutse cyane byitwa karandebe karanda bihunga ukaba umubosi kubera gusenga mana yabire bikakogeza amanya eje gutabarana bwarebura banareba utuye cyangwa nari ndimo mbabwira ngo ubwo nari ndimo nzenguruka ku marembo naje kubona amarembo ahina ibyamve imitutu y'amarembo y'iwacu irimo itutumba ibyo yatutumbaga ngira ngo mwabibonye Tata rero nisibo uyoboye ndagira ngo unyemerere muri wa muco rya jisho ryiza ry'imbabazi ujye ukunda kubareba nabo bamenyaga icyo gukora bati abo mwishimira baganye ingo zanyu muzajya mubigaragarisha kumwenyura kw'abanyarwanda ikiganza gihura n'ikindi bikabyara amashyi maze nabo nibumva banyuzwe ngayo nguko rero iki ni ikimenyetso kinyereka ko turi bugendane narimbaye wa mwana batuma kimwe akavuga bibiri ariko datunyemerere icya kabiri gira ngo mvuge ni ya mana wadutoje ya yindi abantu b'iburasira bwaryo imfura z'Igatsibo zahuye n'iz'Irusizi bikaza bigahurira ibwana cyambwe aho hari harahoze igicumbi cy'abatware b'abanyabungo ndavuga umushumba agiye izo mwisi zo mwijuru akazimushyikiriza amahoro maze dusabira amahoro muri uno muhango w'ubukwe maze dutangire dusabe tunasabirane tuganire amahoro y'Imana be kuri mwe murakoze cyane aba bantu bose bateraniye hano nta kintu dukwiye gukora tutabanje kwibuka neza yawe n'urukundo rwawe tugushimiye ko turinde mu mpande zitandukanye twerekeje aha hantu kandi turagushimiye ko waravuze ngo tuzakandagize ibirenge byacu nawe uzaza ubane natwe dusabye kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo atwikire ahantu turi bwiza bw'Imana buhagaragare imbaraga z'Imana zihagote umugisha w'Imana uhaboneke ibiganiro tuganira ubyishimire burukire kubana natwe muri birori turaritse imbaraga z'umwuka wera hagati muri twe mu izina rya Yesu Kristo turasenze kugira ngo mwami umucyo wawe turasira ubwiza bw'Imana buhurukire twongere kumva umugisha w'Imana haba mu biganiro haba mu bikorwa byose ibyo tuhafungura turabisengeye kugira ngo mwami Yesu byezwe nawe imirimo yose igiye kubera aha hantu turayisengeye kugira ngo wongere kutwiyereka ubane natwe ube hagati muri twe mwami Yesu turagushimiye ko ufite umugambi mwiza wo kutugirira neza ari abashyitsi n'abasangwa twese dukeneye umugisha wawe tangirana natwe uze gusozanya natwe amahoro y'Imana be hagati muri twe tubisabye mu izina rya Yesu mwami wacu amen yamana mubone wanyu ni nayo musanze aha ngaha data rero kunyemerere naje kubona isibo namye nirega mvuga ngo naje kubona mu marembo yacu arasa imitutu nuko ndavuga nti ndi nkubito y'ikesa nk'abagasizi kasizwe amaraso na Yesu Karuvari ariko nanone nkaba inkubito y'ikeza ya yindi ishinzwe kwakira abashyitsi wacu ntabwo ari jyewe uyu munsi usanzwe uvuga wenyine mu muryango wacu ahubwo dati yantunze inkoni arambwira ati uyu munsi nawe kabuganze nuko sinaganza munsi ye ndagira ngo rero nyemerere asingire indangururamajwi ariko mbanze mubwira abo nabonye naje kubonamo mu bashyitsi bacu mbonamo abakecuru bategera urugo rwa Gasabo abo ngabo bambwiye ngo ninege ku musaya ku bibero byabo banciriye ku migani nuko nza kubonamo abasore bafite ibituza bitutumba imihigo abo barambwira ngo baberiyeho kumasha kugira ngo bahigo abo murakoze cyane twishimiye ko kwakira n'umuryango uyoboye muri uyu muryango wacu Iyamuremye Augustin mpagarariye ndumva nagusaba ugahaguruka mu byubahiro byawe ukaza tukaramukanya mu izina ry'umuryango wose ndabashimiye intebe ntabwo ajya yicarira ijambo data watunze inkoni ayimutungira ari babatiza arareba murongo ikintu bari gushakamo hariya uwimurutsa kuvuruka atakivuye abadiyakoni ageze imbere ya pasiteri ati ndakubatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka yewe wapera rwanda nawe aruhuruka arangije aramubwira ati wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza atoya atongera rimwe ati hasigaye inshuro imwe
arongera aramwibiza arangije yugurutse aramubwira ati wemeye reka ngushimire Augustin twazanye bankundire duhe Imana amashyi menshi n'impundu amashyi menshi n'impundu ibyo ni ukubereka ko twishimye kandi nagira ngo ngushimire nawe uburyo ki wanyakiriye mu by'ukuri byanejeje kandi nanjye ndagira ngo mu by'ukuri burya bajya bakunda kuvuga ngo akebo kagiye wamugarura ndagira ngo nkundire nanjye wongere uhaguruke maze nongere guhobere kijya gihe wandamutsaga nanejejwe n'Imana mu mutima uburyo ki undamukije numva biranejeje ndavuga ngo nanjye ndongera nkugwe mu byano maze nongere nanjye wishime nanjye kandi nishime Yesu ashimwe muraho n'amahoro Imana ibahe umugisha kandi mu by'ukuri ineza mwatugiriye ineza muhora mutugirira namwe muzayihorane iwanyu kwa Augustin yamuremye nuko murakoze Yesu aho umugisha nkuko rero mwankundiye mukamba ijambo kandi mugenda rihorana umwami Imana yararimpaye munkundire nongere nkomeze babwire icy'ingenzi kikuri ku mutima rwose imiryango irakinguye mu muryango wacu tujya dutara tukenga bikaduhira bikagenda neza nuko byagenze rero ubu twarataze twiteguye kubatura ndagira ngo kano kanya bankundire umwikorezi yahagejeje umusutsi nawe arazisuka none kugeza ubu ngiye kugira ngo ushyikirize turo twazanye nk'umuryango wa Twahirwa Augustin turi bugeze mu muryango w'Iyamuremye Augustin ndabizi kandi twamara kwenga iyo byadukundiye biratungana maze tugahera ko ubona ifite ubuziranenge kandi nanone hari umuryango wanyu utagira ngo ntabwo izi wacu zijya zuzura ahubwo ni ukugira ngo bitabirire umwikorezi niyo mpamvu ntabwo ari ukutuzura kandi n'umwikorezi wanyu nawe itaza kumubirira nimwakirira ituro murakoze cyane Kamiri n'umuryango wazanye ituro bararishyikirije ariko ni iryacu twese katwongera tubaha amashyi murakoze ndabashimiye murakoze cyane mu by'ukuri tukimara kugira ngo tumenye ko mudutumiye ubutumire twamaze kubushyikira natwe twateguye ko twazaza ariko turavuga ngo ntabwo twagenda ngo twicare gusa natwe tugomba kugira ijambo muri uwo muryango ko Iyamuremye natwe tukagira icyo twavuga none mu nkundire nyakubahwa kanamugire maze muze kugira ngo mu ngingo z'ibyigwa mwateguye mu byanyu ubwo mwateguraga kugira ngo muzatwakire kuri uno munsi natwe muze gushyiramo n'iyacu twateguye iyo ngingo y'ibyigwa twateguye twiteguye kugira ngo natwe tuze kuza kuyibagezaho ariko mu nkundire muze kuyishyira mu byanyu se murankundira maze muze kuyishyira mu byanyu kuzanyu kugira ngo natwe tuze kugira icyo twavuga mu munezero twazanye hano iwanyu murakoze mudukunde ko murabituko muhagararira ufitiye icyizere mu ngingo z'ibyigwa tubashyizemo amashyi menshi n'impundu amashyi n'impundu ndagushimiye cyane n'umuryango wanyu yewe amashyi ni make mwongere mubahe amashyi n'impundu nyinshi cyane bwana kanamugire piye cyose ndabigaragaza nongere uhaguruke natwe turishimye kandi wongere uhaguruke maze nongere ngushimire maze nongere ngushimiraga nkanabyerekana iyi ni indabukirano n'umunezero yuko mushimye ko mu ngingo z'ibyigwa byanyu natwe mwongera muri yacu ariko nongere nkwisabire ugende usabire uriya muryango w'Iyamuremye Augustin utari ko mumukundiye mukabakundira iyo ngingo y'ibyigwa mwayishyira imbere maze mukaza kubana na zanyu mukaza kubyigira hamwe cyangwa mukabiganira hamwe ariko mwamaze kumva uko babiteguye mu muryango wa Twahirwa Augustin nabyo byaba byiza ubibansabiye ndabashimiye njya mbasha kugira ngo iyo nishimye nk'uko nguko biranezeza nkanezezwa n'ijambo ryiza nk'iribavuyemo mu muryango w'Iyamuremye natwe nk'umuryango wa Twahirwa ni nako natwe twishimye nyamara kandi ku ngingo y'ibyigwa igihe twabiteguraga twari turi kumwe n'abasore ndetse turi kumwe n'inkumi zishyitse ba bandi bamaze kumenya ubwenge duhera ko icyo gihe maze ubwo twari tugeze hagati maze havamo umusore ukuze
atera urutoki aravuga ati ndabasaba ijambo babyeyi, tutikagira ijambo. Maze duhera ku icyo gihe tunezezwa nuko ahagurutse aratubwira ati kandi nagira ngo mbamenyeshe ko hari umukobwa nakunze nawe arankunda wo mu muryango wo Iyamuremye Augustin, ndetse dusanzwe nzi ko mubasha kugira ngo muhane abageni mukahana inka, none kugeza ubu ngubu nabasabaga ko mwanyarukirayo maze mukagenda mukajya kunshakira umugeni, dore ko twamaze kugira ngo tugirane gahunda ko tuzarwubakana. Maze arabinyemerera, munkundiye ababyeyi mwanyarukirayo mukajya kunshakirayo umugeni, maze bikazambera byiza. Kumva ni umunezero, noneho turanyaruka. Kandi mu banyarutse icyo gihe nari ndimo, njya mbasha gushabuka cyane, ndashabuka ndaza ngo ngere mu muryango wanyu w'Iyamuremye Augustin, nsanga mwatwiteguye bake muri mwe. Ngomba kubwira ijambo ritugenza, nsanga namwe mwamaze kurimenya. Mpera ko icyo gihe umunezero wose, nagira ngo iryo jambo ntarivuga nicaye, ariko nkundire nongere nicare, nacyo ntacyo byagutwara. Maze niko guhera ko icyo gihe ndababwira nti muryango Iyamuremye Augustin, mu bihe bishize ubwo twateguraga iwacu kuzaza, n'ubu twari tugitegura, nyamara dufite umuhungu ukuze. Uwo muhungu kandi yitwa Ndindirimana Gasipari, akaba yarakunze umukobwa wo muri uyu muryango. Uwo mukobwa rero akaba nawe ngo yaramukunze. Niko guhera ko icyo gihe yitwa Nyirandihokubwayo Rachel. Ndangira ndisubiremo, Nyirandihokubwayo Rachel niwe mukobwa Gasipari yakunze umuryango wo kwa Iyamuremye Gasipari, Iyamuremye Augustin. Niko guhera ko icyo gihe mera ko murambwira muti twarabimenye, munkundiye nuko mwabasha kugira ngo mumpe irembo mu marembo yanyu. Nari mbizi narabimenye ko mufite amarembo menshi, nyamara naje namenyemo ko mufite amarembo cyane ay'ingenzi atatu: irembo ry'inyambo, n'irembo ry'amashyo, n'irembo ry'abakobwa. Ndababwira ariko nyamara ndashaka mu irembo ry'abakobwa, ariko kandi ndashaka Nyirandihokubwayo Rachel. Muranyemerera mumbwira ko hari, nuko niko guhera ko rero icyo gihe nuko mumbwira ko nyamara nindamuka naje nkagaruka nkazasanga mwateguye umuryango mugari, iryo rembo murinyemereye. Maze icyo gihe nkazaza muri iryo rembo rero mukarimpa noneho ry'uwo mukobwa, kuko ruwo nashakagamo. None naje umuryango mugari wa Twahirwa twazanye, ndagira ngo munkundire mumbwire cyangwa mbarize uwo muryango noneho ko wateranye, niba bakinyemerera yuko iryo rembo mwanyemereye naje kugira ngo murimpe, noneho mukamukinyemerera wa mukobwa naje nshaka wakunzwe n'umuhungu wacu Gasipari, maze muhere ko munyemerere niba ndakibikemera nabyo nteze amatwi. Murakoze. Ibyo uvuze nibyo, twakubwiye ko iwacu hari amarembo menshi, ariko tubwira ko ushaka iry'abakobwa, kandi utubwiye umukobwa Gasipari yifuza tukubwira ko ahari, ariko n'irembo turarikwemerera urarifata, ariko tukubwira ko dufite ba nyirasenge batuye bashatse hirya no hino. Tukubwira ko nubwo ufashe irembo ariko tuzabatumaho bakarushaho no kumenya umuryango wanyu, ko nyine twabazaga n'amakuru, ariko twaje kumenya ko muri n'abakristo. Ariko nagiraga ngo mbaze na base wabo bari bari mu kazi bakora ahandi, nagira ngo mbaze rero nibanyemerera bakumva ko bamukwemereye, reka mbanze mbaze, ndagusubiza mu kanya. Barambwiye ngo barakwemereye, bya bindi bari ugufata irembo kandi twari kwemereye urarifata kugira ngo hatazagira n'unduza.
uyu mwanya wari uwo gusaba, hanyuma abandi bambwiye ko umwanya bawuguhaye, biragaragara ko n'ibi bintu wabisengeye. Ni karibu, umwanya turawuguhaye. murakoze. niba ikindi kandi kirya gihe ubwo mwari bake nanjye nazanye n'abakeya, mwambwiye ko umukobwa wanyu afite andi mazina. ayo mazina rero naragiye nyageza ku muryango wacu, ndacyayibuka nubwo nkiyibuka narayavuze. ubu ngubu muri iki cyicaro turimo ngira ngo ubona baje bamperekeje, kandi ubwo baje bamperekeje ni nako kandi ayo mazina ndacyayibuka. nibuka ko irya mbere mwambwiye ngo ngende mbwira umuryango wo kwa Twahirwa ko Rasheli hari izina yiswe n'abo ngabo mbwiye ba nyirasenge batari bahari icyo gihe. irya mbere bambwiye ko ari Mutumwinka, irya kabiri mbwira ko ari Zamukosha ndetse na Mukobwajana. ayo mazina rero mu by'ukuri bateranye mu mwanya bari buze kuza kugira ngo nabwo ariko bumve ko nkiyibuka. kuko rero ubwiye ko ari mu gihe cyo gusaba, kandi koko tukaba twaje twabyiteguye, noneho muranyemereye rero mbashe kugira ngo nsabe. murakoze, bongere babampereye amashyi menshi. nanone nkundire wongere uhagurukize, nongere ngushimire, ngushimire kuko unyemereye gusaba, kandi mu by'ukuri ntabwo wanyemerera kugira ngo ngusabe Rasheli ngo nanjye mbashe kuba ntakwitura. umwakire ishimo y'uko unyemereye kugira ngo nkunde gusaba Rasheli. murakoze. Kamere, ndumva namwe mwamuha amashyi. murakoze rero. teguye uyu muryango mugari wa Twahirwa Augustin waje umperekeje, twariteguye bihagije. ndagira ngo rero maze ntangire mbasabe Rasheli kuko mwabinyemereye, maze bankundire abo twazanye, banzanire ibyo gusabisha, maze ntangire mbasabe Rasheli banshyikirize iriya suka kugira ngo mbashe mugende mutere ubwatsi. iyi ni isuka, iyi ni isuka iriho icyapa cy'inkoko. inkoko rero bisobanura ngo iyo bigejeje mu rukerera irabika, yabika mukabyuka mukajya guhinga, mukajya gutera ubwatsi, kugira ngo iryashyo tuzaza kuza kubakwera niramuka rimaze ubwatsi bumaze kumera no gukura no kubagarirwa, maze tuzazane iryashyo tuze kuribakwera. iyi ni isuka. mwakire. si ibyo gusa, ni nawe ngaho byumve. wahaye amashyi Imana, bakiri impunzi. ndagusaba nayo nubwo ari isuka ariko ni cyozi. ni cyozi cyogera inka, ni cyozi. nayo urabona ko iriho icyapa cy'inkoko. iwacu byose dukunda inkoko, ariko kandi iyi ni cyozi. ikimenyetso kigaragaza ngo Rasheli tuzamukwa, kandi rya rembo ry'amashyo n'iry'inyambo, ibyo byose umuryango wa Twahirwa warabyubahirije. nayo iyi ni cyozi cyogera inka rero, ndagira ngo nayo ivuga nk'isuka, nkavuga nk'umuntu. mwakire. iyo ni cyozi. si ibyo gusa rero, iz'iwacu zirarisha, kandi iz'iwanyu ni uko. iz'iwacu zahirirwa n'imashini. iyi ni imashini, iyi ni imashini. ubu rero ubwo ubona tujya tubasha kugira ngo ducomeke ku mashanyarazi igahinda. wabibonye se? si nguru, dore nguru n'urusinga bacomeka ku mashanyarazi. wabibonye rero, warangiza ugashyira ku mashanyarazi, maze ukagenda ukahira, bakagira batya.
wabibonye ubwo rero iri guhinda iyi ni imashini ukongera uri mu guhinda mwakira aka kamashini iyi ni imashini n'iwacu uzahirwa n'imashini kandi n'iziwanyu ni uko sibyo gusa biracyaza iki ni ikibumbiro iki ni ikibumbiro wakibonye ngaho gikoreho wumve wacyumvise iyo rero abashumba bageze ku iriba baragenda nuko bakabanza bakagihanagura bakagira batya bakagira gutya bakongera bakongera ubwo bakajya mu iriba bakajya kudahirira bakazana rero kiriya ni ikibumbiro iki ni igicuba amashyi menshi cyane ku musaza rwose ndagira ngo rwose umusaza natwe abacu tuzi kudahirira rwose ibyo ni igicuba noneho rero bamara kugira ngo bahanagure kiriya kibumbiro bagahera ko rero bakajya mu iriba maze bagahera ko icyo gihe rero bakajya mu iriba bakadahirira bakagira batyo maze rero bakwakana mugire kwari kugira ngo mbasabe umugeni mwakoze nyamara kandi nakubwiye ko ntabwo ari igihe wisabira ndasabira Gasipari ndindiriye Imana kandi buribona yavuze ati nanjye sinsigara nanjye ndajyana nawe mubyeyi ntiwagenda wenyine ngo asigare unkundire rero kano kanya maze aze akugwe mu byano ni umusore uhamye maze mpere ku cyo gihe zize muze kuzicanira ariko mwamaze kumenya uwabashije kuba yarabakundiye umukobwa baragiye bose baze bansanga abo bari boroheje gato ntabwo igihe cyabo cyari cyagera ndabwino ari muze munsanga ndaza kukwereka Gasipari uyu ntabwo ari we n'uyu ntabwo ari we n'uyu ntabwo ari we n'uyu si we Gasipari nangeraho ndamukwereka yaje wamubonye Gasipari ndagira ngo kano kanya rero aguhokere ndavuga nibwo mu byaro nguwo Gasipari rero nguwo wakunze Gasheri nuko natwe nk'ababyeyi tukaba twaje kumusabira nguwo rero bamucanire maze mbakwere ku mugaragaro barakoze cyane abasaza bakiranye neza cyane ndi nkamwe nabongera amashyi ndimo ndareba nkabona ibituza bitutumba imihigo bya bindi navugaga ariko bari iburyo n'ikambere ibumoso ndetse no ku ruhande ugenda wenyine uwo ni umwami Cyilima Rugwe yabivuze ati n'ikimenyimenyi umugabo agendana n'ikindi kintu abenshi bagendanaga ingabo aba bo bagenda mu izina ryande muraho neza murakomeye iri ruhanga rw'uruhaha murimo amashenge amashyi kuri uyu musore umva Gatsibo hari abasore bameze nk'abari iwacu murakomeye amahoro aratemba nk'ikivu ikivu kirahomba neza ntabwo ikivu uraho cyane Yesu ashimwe isara meze nk'uko afite ubwoba mwamuhaye amashyi mwuka byaramo nta bwoba afite rwose urakomeye urashima Imana amashyo umva uyu utazi ikinyarwanda ntamasho ngo yego oya uyu ntitwamushyingira umukobwa wacu ngayo ngo uraho neza mama uruhanga shenge umva amashyi menshi cyane kuri uyu musore umvangana nazi urakomeye neza agacungo yateye agakweto karateye yereka agashati karagoroye urakomeye komeye neza Gashyantare ameze neza Werurwe yagenze neza Werurwe ntiturayigeramo umva mwaro uyu ntabwo twamushyingira umukobwa uraho neza mama shenge urakomeze neza urashima Imana umwaka wagenze neza 2016 turayisatira neza yewe kamana ngo cyane uyu nguyu barasubira inyuma ntabwo twamushyingira muraho neza
yavuga bakanura neza gusa amashyi menshi cyane afite uruhanga ruhatse uruhatuma amashenge n'inyir'isindi ritasiba ku isoko urakomeye arasohoza nkabyumvira mu mutwe ibindi nkabyumvira mu mano arangana umunyamihigo ni rwabugire twataranye akaguru u Rwanda aranjegeza datumbe hafu ntabare uyu mugabo yavuye n'umutoza ndavuga ubuganza n'ubunyabungu ubusiza bwose yarabugiye urakomeye mbonye izina yambaye mu gatuza riravuga ngo ni kigingi mu kinyarwanda ni protocole amashyi menshi cyane nta modoka itagira kigingi nta n'umwami utagira umwiru uyu ngo ni kigingi ndashaka shoferi muraho aho neza utera intambwe rwose ngo rero isimbi ridasiba ku isonga ndagira ngo munyemerere mwese ibiganza bihure n'ibindi maze agaragarira imbaganyamitsi ati uyu munsi nari nawusabye Imana kugira ngo ngize byose isimbi ridasiba ku isonga munyemerere musuhuze mu bwe mubya mu gihe abandi nabahaye ibiganza mureke we muhe umusaya ndababwira icyo numvise ndagira ngo umwuzukuru w'umuzungu anyemerera ntuze kunjyana banze njye gusaba uburenganzira asa nkorere muri runo ruhanga nyemerere mbere nguhaye uburenganzira njyewe mu Kigali urakoze iki kinyarwanda ntabwo ndi igishuti cyawe nitwa kiramu cyawe ndavuga igisaza cy'umugore wawe muzi n'ibindi umusaza n'inkwano zarazisubiza ari umusore ntiyuzuye ni ukuri kose ni ikimuga iyo muze hano ntubabara ngo ni ukuri mba ku bandi bakirinze ntabwo zuzuye wampaye inka iyo ni intege ya mbere kuko saraza kuyisubiza wa musore aranarwaye ndumva umutima uri gutimbati gutunda ntabwo umva iyi peritasiyo ntabwo isanzwe niba mwaje kuvuza hano abaganga turabafite zidataraza kugisubiza agafeto mama shenge wigena amashyi menshi cyane bari wabere ariko ndamureba umutima uratera inzigane datawe nareba nanone nkasanga mu rubavu rwe harimo ikibazo ikindi cya kabiri araseka nkabona amenyo ane kandi umuntu muzima kiri itatu nangahe icyo nacyo data aragisubiza arareba igikwiye muri uno muryango agisabe shefu w'ibitaro uriya shefu w'ibitaro nabona hari umuganga uri bukemura ibyo bibazo kubwiye mpamvu ntusubire mu bandi ubanze urindire kuko ikibazo cyawe baguhe nimero kwa muganga murakoze cyane ubundi twaje ahangaha dushaka kugira ngo Ndindirimana Gaspari buriya abashije kugira ngo nashiraze izo mbavu zakuzura urwo rubavu rero nirwo twashakaga twaje dushaka muri urugo muri uno muryango batwahirwa munkundire rero ndashiraza yuzuza izo mbavu kandi uwo munezero ndetse no kuba umutima uri mu gutera urahoshwa na Rasheli urakoze Yesu abamugisha n'inkwano twarazibonye ngo mbivuze nka kwa kundi twabivuze nyine zagiye mu zindi kagira ngo Rasheli ataza kuza hari icyo dusimbutse kandi cy'umuco wacu nyarwanda twubahiriza murakoze kimeze neza mbashe kubabwira nk'umuryango ko rivuye mu bugishe tukaba dukorera Rasheli uyu munsi rero iyi tariki iryo shyo tubashe kugira ngo turivane mu bugishe izaje ari amashashi twamenye ko kugeza ubu zidibije ni ukuvuga ngo tuzikuye mu bugishe rero tuzikorera Rasheli kandi nanone hari izaje zihaka icyo gihe nazo twamenye ko zamaze kubyara uzironsa izo nazo zivuye mu bugishe tuzikorera Rasheli zose iryo shyo kuko twaje tuzirungikiwe ni nako tuzikuye mu bugishe tukazikora Rasheli murakoze Imana umugisha yego murakoze kandi ayo muvuga ntabwo uriya musore warimo yumva aravuga tubona mwabivuze bikajya mu bikorwa ngawe nguko ati rwose ibyo mwagira byose ntabwo ndagira ngo mubwire ko nta wangannye wacu yaguye mu marembo ndagira ngo rero datunyemerere ntera kamo nkubita kandi ntimbe nkubiteye icyeza bambe nkunkingi ya mwamba enda hano ngo data aragushaka ndamubwira data nimubwira ko aje kuvura wewe iyo nimpamya bumenyi yahawe na rugira rugize byose ati uzakunda uzamwegekeho umubyimba mama shenge mwegekeho umusayi umubwira uti je t'aime I love you ngayo nguko ndagira ngo rero nkonyemerere utera agatambwe utambuka data aragushaka mbwira umwuzukuru w'umuzungu ni ntago umukobwa wacu agenda mu kizima ndakwinginze uzamura injyana imubereye maze nawe ashinjagire gitwara sesekara ahangaha murakoze cyane berewe dore umugeni mwiza tumusanganira
ndagira ngo nsaba umwuzukuru w'umuzungu anyemerera acubize ku njyana, anyemerera acubize ku njyana. Ndabona abana b'u Rwanda, ndavuga abana banyweye ikivuguto kivuna umutozo. Datunyemerere nkugaragirire abari ahangaha, banyemerere bankorere koroteje batyo, maze data nkundira hagarara hanze ntunga inkoni kugira ngo mbanze. Aba ni abana b'u Rwanana, aba ni ba nyirasenge bamwigishaga u Rwanda kugira ngo kwisunga Yesu bizavange n'umuco w'u Rwanda. Aba naringezeho nabo ni bamucunda bisabo, abo nibo bamutozaga y'urubohero. Uriya nawe ubona sinasungira imishumi y'inkweto ziriya ni murumuna wanjye ngwa mu byano, uwafashe nawe sinamuvugaho. Reka mbwire mushiki wanjye nti uri kumwe na musaza wawe Rachel anyemerera mutambutsa mushyikirize data nawe amubwire amagambo yavugiwe ahangaha, maze munyemerere kugira ngo twinjire mu isibo rigana umusozo, dushungure saha n'igihe ngo bagize none uyu munsi n'iyi tariki ubu twaje nyine kugira ngo tugushyikirize Kamili nawe agushyikirize umuhungu we yaje agusabira. Kamili karame nguyu Rachel rero reka mugushyikirize. ye murakoze. Rachel namubonye kandi n'uyu ni ukuri. Reka mbere kuri uyu musore ndabona nawe atoroshye, ubundi nkundiye ajya ni ngombwa ngo mugeze hari ukanshyikiriza Rachel, niba ari bombo yo ku gati ko nzayikuzanira ejo twigendere. uraho Rachel? Yesu ashimwe. muraho neza? ubwo nazaga mu muryango nari nzanywa ari uko nje gushaka iwe, ariko ntabwo ari nanjye nari nagutumwe na Gaspari, maze umuryango nawo urankundira urakumpa, none barakumpaye. Muhundire umuryango muhe Imana amashyi muhundire. Teri ntango uzusanga nanjye ndatera indi na Rachel. ari dore wa murwayi mama shenge umutima uragenda badoro baramashyi menshi cyane. Ati myaka rwose wampaye byinshi ariko ayuwe atajoje ngo data we amashyi menshi cyane ariko utamwese ko n'ubwo bakobwa bakora dore iki cyo bivuze rwose. Ayuwe data we aramuhakana mwonye we ati ngare dore data shenge aramureba mu mazi wabeshenge bagutuma kuri gutunda ndagira ngo rero abagaragiye Gaspari bati ariko mu byabiganza bikabitunze, ndavuga bya bindi mama shenge biziruki amuhaye ugusaha ntabwo ari ugudisika we, ntabwo ari ugudisika rwose. Reka niyegerere iriya muco utandasiraho sinanawukira. ariko Rachel mushiki wanjye nawe aramamaho data we, maze atwemerere maze ahita atera hejuru akaboko ke turebe araba ari ka kandi kabaya k'umugabe kazowampaye. dore Rachel we yesu amashyi menshi cyane data we. mbabazwa n'abantu bagenda nijoro murabe mureba, dore biriya babikorerwa n'inkeragutabara. agenda nijoro rwose nyaboneka rwose. Ati ntabwo ari cyo cyonyine, ati bambe shenge tereka nkwereke yuko uyu munsi utantunguye. Ati kirajuna we amuhereje ururabo rw'amabarangahe nk'uko abyarana. dore Rachel ati sheri ati nanjye ntabwo uyu munsi wantunguye, ati nanjye nyegera maze nkwereke. agiye kumuha impano Rachel ati reka nkwereke ko nanjye ndi umunyamujyi, ati nkwereke yuko natemberereye i Kigali nabonye etaje zitandukanye, ufite ya taje nziza cyane i Kigali nayimwe. dore barayimuhereje, bamuhereje fagitire yayo. dore Gaspari ati kubw'urukundo ngukunda sheri, ati nguhaye Kigali City Tower. Gaspari ati reka rero nanjye nkwereke. amashyi menshi cyane. Gaspari ati nanjye nibanyegere, ati nanjye nibanyegere kwanza. ati reka nanjye mbwire mushiki wanjye anyegere sheri, ati ni etaje umpaye, ati nanjye naragiye mu Butaka nataka Kayonza, ati ngeze Rwamagana ncurira muri Gasabo, ati ngeze Nyarugenge mpamvu usanga Grand Passion Plaza, ati ngahafatira aho ngaho. urakoze cyane. dore Gaspari arimo arabaza. Gaspari nigiri guhamagara ngo arimo arashaka musaza wa Rachel ngo wa wundi wamucunda bisabo. Dewe ndi umutanazi w'umutanage, ndagira ngo mbanze nsare bucura ni yabucura bwacu. Nge nagize ikibazo mvuka mbere yabo, cyo kibazo ngize navutse mbere yuriye. ati rwose atakira rero
arariya rero niwe yamusangaga harimo acundira akamubwira ngo nabanza se mujyane mu muryango w'iwacu nta mpamvu yo kumbanza mu w'iwabo mbanze mwereke yuko umva mwereke ko i Rusizi tubyiwe ati banza uze njye kukwereka data na mama di ave njya kumviriza indirimbo Gaspard arimo aririmba ndumva yatangiye kurepeta nabi mu mutwe naho nikoreye igihe ndavuga Mr. Tayimu bamereye nabi ndagira ngo rero munyemerere munkize abo bagabo mu mbambura aho mbambye ndabinginze cyane dore we bari baramukanda kanda wenda impapuro usanga zuzuye umaze na Yesu mu kanya arabishyiraho ikimenyetso hamwe na pasiteri ati bambe shenge ati mukobwa wanjye ati nimure amashyi meza cyane kuri uno mugabo wabyibarutse aratera Imana yanjye weye kora igikwiye kuri zo bukwe n'ukuri kw'Imana ikemuka mu kuboko kw'iburyo Gaspard uburyo bwawe rwose ngayo nguko ati zana urwo ruhanga ruhatse uruhato rumwe rubyara abakobwa ntakabakoshwa zana umusaza amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane byatawe arangiza asekera n'inkoni Gaspard dukora ibintu rimwe rwose nk'umuntu w'umugabo gutyo aha ati iyi nkoni nguhaye rero niyo amashyi menshi cyane ku musaza batwariye umukobwa we yewe data we ati umva igisigo Gaspard yaguteguri ngo muri Afurika hari abaperezida babiri bambara ingofero bakanatwara inkoni ngo wakwigize wereka ko Museveni muri Uganda ati ngaho subira mu byicaro maze wongere wicare ati maze dusambagire umuryango wose reka ku mukwe wanjye abakigazije umukwe haleluya ndagira ngo bakigazi cyane ati nabyariye data we tubanga abakobwa ntakabakosha amezi icyenda ushenze umutwe ushenge kabuga ibisigo bimubandikisha Gaspard ati wapi umukobwa cyanjye Gaspard ati nibamesha kare abantu muzi uko bakika agiye kunywa mama we iriya ni uraheke mama we ati uraheke mama shenge ndagira ngo sabira shara komeza mutambagize nagira ngo rero tabirabagiza ati abo bose nzabasura ahubwo nanjye reka nkujyane Gatsibo rero reba abanyagatsibo ukuntu bakira umukazana nanjye nirebe nanjye nibonyemo rwose ndagira ngo usabe Gaspard rwose ashinguye anyemerera ashingure arangajwe ati rwose uyu nguyu atakaba masenge ndavugisha umushushi wa data ati bambeshe arabashuhuje we ariko uriya mukecuru azi ubwenge we arimo aramwongorera ati bambe igihungu cyacu atakira n'urwandiko amara urwandiko we ati maze nurangiza kugera iwawe maze uku rwandiko ugenda ugusome ati hari n'undi mukecuru bambeshe ati uyu nguyu nawe akaba mama wacu ni umuzimyamuriro baraturanye ati fatira aho ngaho ndagira ngo nsabe rwose ati reka nanjye babanze mashenge aramushuhuje atakira ishimwe ry'uko wambereye hafi ya Gaspard ati guno rwandiko gurimo ibyo Gaspard akunda ati urakoze cyane hereza amarene tugira vuba vuba ahubwo mfite ikibazo mugeni kurikira Gaspard dore niwe rwose uyoboye ati bari abasaza maze uze kubikuza nta biciro bikigucura ati gaye nguko rwose ati uyu nguyu nawe atuye hafi na Bwishyura hejuru ntabwo ari Bwishyura y'Iburengerazuba ahubwo ni hariya hafi n'inkambi na Gatsibo atakira rero nkwereka ati Gaspard aha ngaha harimo umutsama akunda ati nawe ufatira ati nanjye reka nguhe impano mama shenge Gaspard ugera umujyana ahandi twakomeje gasabanyamwuga aha Gaspard bukwe ndagira ngo turebe umusore turebe umubyeyi wabyaye ati nirirashe amazina yose cyane data we ati abashimesi cyane rwose biragaragara yuko atuwiteka yaduteye iteka kutabyara biragatabwa ni muri ababyeyi babyaye kutabyara biragatabwa byemeye byaba ariko hano hari umukwe shaka umukazana afite keha shaho arajya kugera baramukubita inzandiko ntabwo ari iz'abaroma n'abafilipi ndagira ngo ni iz'abakorino n'abaheburayo ati uyu nguyu rero kaba mushiki wa data ati mukweretse ntarakwereka data ati ni ikimenyetso cy'uko yabanye na data neza ndimo ndamubona nawe wamuhaye urwandiko abandi ndaza kubabwira aho kavuye so ni inyajwi S na O ariko syo amagambo aba yiyongereye ati murebe umusaza amashyi menshi cyane ku musaza utwaye umwana w'abandi mwuka byara uyu musaza yatwaye umuhungu ujya gutwara abana kuri gikwiye rwose
aha ati zana urwo ruhanga rusebetse uruhehemure bambeshege mwambitse ingofero ati iyi ni ishema ry'umutware ati ngayo ati ati mutuye iburasirazuba nta mpamvu yo kugira ngo izuba rirasire muri urwo ruhanga ati ahubwo reka doresha ya mana yanjye oya birangirize rimwe ati iyi ni inkoni y'umutware izajya ikubita imbwa n'imitimbwe n'imyimbeti bizerera iwawe ati nta n'impamvu ikiranga urugo rurimo ibintu imbwa ziruhoramo n'imitimbwe n'imimbweti icyo ni ikintu kira urugo utazabonamo imbwa yagiyeyo bazaba batarya ntibaryaga ati bimusoba ngugize kingi muswati muri Swazilandi ati maze nanjye ndebe aha amuhaye nawe urwandiko ndagira ngo nsabe afande Gaspari anyemerere niba abatanga impano bashoje kugira ngo amuganishe mu byicaro Gaspari kikarohamo bazi Yesu bishimira ya mushikiwe izi arye byiza none bagiye bazajya babona baririmbira tenari iba bari